baragenda barinda ubwo bataha i Kigali batishyuye batanagaragaje ko bazishyura cyangwa ngo bahakane ko batazishyura nta na complain bagaragaje ku itariki ya ariko ubwo hagati aho muri cya gihe umuriro waburaga mu kizimwe bikozaga muri parikingi bakazana inzoga bari binjije mu buryo bitemewe kuko ntabwo byari biri muri gahunda kwa mayoga kuko iyo hoteli iri imbere y'iriya ifite ibiciro bihendutse bakanikozaho bakazana n'amaburusheti basanga ku meza hari ibyo kurya ibyo kunywa batabaserivye barabyora barapfusha nyine kubera urumva bari babwiye bati twebwe ku nkoranyambaga turazi turakaze tuzabamamaza nyine nta kibazo barabihora buha serivisi nziza ariko muzehe yari yarababwiye ati abantu bo muri hoteli muzabahe serivisi nziza kandi mwibungabunge tutazagira isura ibyo byose byakorwaga nyine mu buryo bwo kububaha cyane no kubatinya ku buryo umucuruzi nanone atinya ikintu cyitwa ikintu cyamwangiriza isura rero ubwo urumva kuri esheshatu batinze no kuva mu cyumba kuko bavuyemo nyuma saa sita kandi bagomba gucekinga saa sita zuze kugira icyumba bagitange urabizi amategeko ya hoteli avuga ko iyo saa sita zigeze ucekinga uti ubundi umuntu akajyamo cyangwa se ukabishyura undi munsi ukurikiyeho ubwo urumva n'itariki ya gatandatu hoteli ishaka yayibishyuza kuko batinze kuvamo nyuma ya saa sita igihe bavuyemo nacyo kirahari batinze gucekinga noneho twigire kuri complain z'abageni mu byumba bavuga ngo hajyamo imibu urumva ibyumba barabisigaga bagasiga bifunze bigire kunywera hamakire make no kurya bakaza batinze none niba cyane twuma twica imibu cyangwa bamanura amasupaneti iyo case y'imibu niyo mpamvu abonye ngo ibyumba byabamo imibu bashoboraga kwirirwa mu byumba bakirirwa bafunze umukozi wa hoteli ntabwo wajya gukomangira umuntu utahamagaye ngo azaho kwiyarindire waba ugiye kumurogoya kuko urumva bararaga mu byumba ari benshi bafashe ibyuma 21 ariko bakararamo ari mirongo 40 urumva ko ibyumba byabaga bigeretse birimo abantu benshi ntabwo wamenya ngo bari mu biki ntabwo wajya gukomangira umuntu yibereye mu bindi bintu byiwe kwaje niyo mpamvu navuga ngo nta bantu bakoraga amasuku mu byumba babonaga kandi ntabwo hoteli ajya gukomangira utavuze ko ushaka umuntu uza gukorera amasuku cyangwa utavuze igihe umuntu aza kugucekingira ngo akorere amasuku kuko ibyo bintu mu mategeko ya hospitality ntabwo byemewe gukomangira umuntu abibereye mu gikorwa se nta mafuti nyine bisaba ko uvuga ko ukeneye umukiriya cyangwa mu housekeeping agora amasuku nyine cyangwa icyumba ukaba wagifungura umuntu akinjira atiriwe akuderanje so ku itariki rero ubwo ngeze ku itariki ya 10 batashye kuri esheshatu ku itariki ya 10 nibwo hoteli yandikiye urwandiko rurimo na invoice abagenzi basaba kwishyura ntibabasubiza barabihurira ubwo urumva ni iminsi 4 nyuma yuko batashye ariko rero ku itariki ya 13 nibwo ku nkoranyambaga batangiye kugera gute noneho nabo ufata za invoice zibabwira yuko bagomba kwishyura bajya kushumye bati ahubwo mwe mutugomba natwe bisobanuro no kutwishyura ari mpamvu abonye ba Naomi ba Queen bavuga bati twahawe serivisi mbi mugomba noneho n'abageni nabo bandi kurwaniko ku itariki ya 14 babwira hoteli ko bagomba kubishyura ijoro rimwe abantu bose barayemo bakanabishyura 40% y'ibyo bakonsuminze byo kurya bakanandika rero kwisobanura ibyo babyanditse ari uko bari kwishyuzwa kuko urumva batashye ku itariki 6 batangiye kwandika ibyo kuri 13 14 n'izi ntambara zo kuri social media hoteli yafashe intambwe ifite umunyamategeko witwa Mulangwa Eugene baramubwira bati rero genda wegere muvugane habeho uburyo bwo gukemura ikibazo amicably mu buryo bwumvikana bamuciye amazi ntago bashatse kumwitaba ubu ikibazo uko kimeze cyamaze nyine kuba cyagera muri ribu kugira ngo bishyure ibyo bakonsomye batishyuye ariko na defamation gusebya brand ikoresheje imbuga nkoranyambaga nyine kuko mu nyandiko abageni banditse harimo iterabwoba ryo kuvuga ngo dufite abadukurikira barenga 6,000,000 nimutakora ibi tuzabasebya mwangirike burundu ibyo ngibyo mu bijyanye n'amategeko bigize ibyaha byo gukanyisha gusebanya nyine hari ibimenyetso by'ibyo bintu ko Godfather ibyo bindi kubaza byose Godfather twumvise byose Godfather reka tugaruke ku kantu gato urumva kureba ikiganiro ikintu kiriho urukumva ikintu kiriho Pundati ari mu bantu bakurikira especially iyo inkuru ku bantu batakuzi ku bantu batazi Pundati iyo byageze inkuru ifite aho igiye guhurira n'ubutabera mutipe ako kaba ari akazi kanje mutipe aragenda intuza akazikura twumvikane ndashaka tugaruke ku ntuza mbambonye ikiraka iyo harimo ibintu byo gutabera reka tugaruke noneho kuri hoteli uyu musaza nyiri ise w'umugeni ufite hoteli iri impande y'Amarara tubyumvikane neza cyane ufite hoteli iri impande y'Amarara ngiye nagiye kuri ntabwo ibi bintu nta muntu nandikiye management ya hoteli bampa nimero ya manager nandikira manager ariko ntabwo ndabashije kuvugana nawe yarambwiye ngo araza kubona kaje muri
byinshi amasaha arantwara ariko reka tugaruke kuri uyu mugabo umugeni ise w'umuhungu afite hoteli iri impande ya Chateau mu gace kamwe ni ukuvuga ngo niba muri kubyumva neza cyane hano ejo bundi muri space narabivuze ariko abantu ntabwo bashatse kubiha agaciro muri space ejo space uyu munsi nta muntu gese kubizi ko mfite imibare n'ibimenyetso mfite space uyu munsi ndaza kwikora space nagomba kwikora space nagomba kwikora space yesterday ariko ntabwo byankundi ibintu byinshi cyane ntabwo nayindi ntuzi iyo hotel yitwa Delta niba ari byo simbizi niko bari kumbwira Delta nibyo ni ya papa wa Musema kweli haje mwabantu mwe ndashaka twumvikana iki kintu ejo mu guharabika iyi hoteli aba bakobwa mu magambo yabo baravuze ngo batwinye tubura ibyo kurya bikwiye biba ngombwa ko tugira amahirwe yo kwitabaza indi hoteli iri muri ako gace yaduhaye breakfast ku bihumbi 12 iyo tutayigira twari kugwa ruhare ahantu tugaruke gato ibi bintu birakwiye ko ushobora guharabika business y'umuntu ushobora guharabika business y'umuntu upromotinga business yanyu ni ukuvuga mu bijyanye na business abantu ntabwo babizi baba ku mbuga nkoranyambaga ariko hari igihe muri business umuntu yitwaza chaos cyangwa se akajagari cyangwa se akavuyo ya creatinze cyangwa kabayeho an accidentally kubera ko mu buzima busanzwe nyine ibibazo biravuka bigakemurwa mu kivandimwe cyangwa mu bwumvikane cyane amategeko akabikemura iyo ugiye kuvuga ngo twiyambaje hoteli yaduhereye ku mafunguro 12 urimo uramamaza ya hoteli ya papa wawe ko itanga serivisi za make hanyuma ukaba wagiye kwa uko bagiye urumva ubugiye kwamamaza indi hoteli werekana ko yaguhaye serivisi nziza mu kwangisha ya indi wagannye kandi wakabaye waragannye iyo nziza before kuko wari uzi kwihari noneho bikaza kugaragara ko iyo yindi uri kwamamaza ari iyawe cyangwa ari iy'umuryango wawe ari iy'umuryango wawe automatically iyo ni intambara ya business y'ubucuruzi iba iri open ariko mu buryo bisaba nyine gucukumbura nk'uko kwanjye abantu babonye kuri social media hahiye bagira ngo ni ibintu biri ariko haba harimo ibindi bintu biri kurwanira ku ruhande kuko urumva kugura ibiryo muri hotel kuzana mu yindi utabuze hano hari abantu bari kwibaza ngo ni gute umuriro ubura kwa Marara gusa bahamagara inzego zose ukagaruka ahangaha haba harimo ahangaha ntihaba harajemo ariko se birashoboka ahangaha kuko uyu mugabo nyiri iyi hoteli ise w'uyu muhungu yari hano muri iyi hoteli yari muri iyi hoteli ari muri ubu bukwe niyo makuru yangezeho nyiri iyi hoteli bivuze ngo eske mu kubura k'umuriro kuri iyi hoteli nta kagambane kaba karimo oya nta wabuze muri Karongi hose barahamagara kuri rege ya Karongi biranga bahamagara i Kigali depana Karongi nta kagambane ku muriro kuko ntago wagambanira agace kose abari muri ako gace barabizi ko ntago wabuze muri Chateau Marara gusa wabuze ahantu muri Karongi yose bangumwe ko bahamagara i Kigali ku muriro ho nta kagambane karimo ubu rero bihagaze biti ubu ngubu tayari byamaze kugera muri RIB kubera kumva hoteli yishyuza ayo mafaranga 5,000,000 ariko igomba no kwishyuza ikintu cyitwa gusebanya none bariya bageni nabo ntekereza ko bagomba kuregera serivisi bo bita mbi bahawe none ku mafunguro mwabonye bapostinze amafunguro bapostinze n'ay'abakozi bo mu giko n'ay'abakozi ba serve hari muri ya hoteli ifite amafoto y'amafunguro ya menu yabo nabo nta nubwo bashobora kubagaragaza ibintu bidahura bafata amafoto y'abakozi y'ibiryo byo mu gikoni babyita ko ari byo bahawe kandi atari byo urumva ntabwo wamara iminsi 3 uhabwa ibyo bimeze kuri ngo ugumaho hantu wahita shift mukajya kuba muri hoteli ya papa wawe automatically kuko urumva yo ntiyanakwishyuza nawe ushize mu nyurabwenge kandi nayikora ku mazi kora ku Kivu yitwa Delta Resort Hotel mwabyumvishe
so ejo njyewe naragiye hariya ariko urabizi abanyarwanda niko bateye bose bahise bashinja Godfather kwishyurwa yaba uwo Marara nanjye hari abari kubinshinja ariko ubwo si inkuru zose I don't give a fuck urukumva ntabwo kugaragaza ukuri ntabwo njyewe nta bantu baramvugana nabo yaba abantu bo muri ntuza sinigeze mvugana nabo that's the truth sinigeze mvugana n'abantu bo muri Marara niba ari Marara nta n'umwe nzi muri bo ariko ku makuru yatugeragaho urumva naragiye njya deep amakuru ndayamenya ibi ngibi byose uri kuvuga ibi by'iyi hoteli nabibwiye ahantu ejo abantu nabivuze hano ejo bari bampitanye abo bantu uri kuvuga n'uwo mubare narabivuze bari banyishe so ikintu kiriho ibi ngibi ngatekereza ko ribuze kugira ingaruka ki kuri aba bageni cyangwa kuri hoteli wowe nk'umuntu ukurikira imanza uko amaze kubona kino kirego kandi uhora ku nkiko wowe ubona ari nde ushobora gutsindira urugamba cyangwa uru rubanza twajyanywe mu nkiko buriya mu nkiko hakora ibimenyetso ntabwo hakora umubare wa followers cyangwa ibyo wiboneye wowe ndavuga ku byo wabonye ukusakuza akora ibimenyetso bihari fagitire irahari ibyo bakonsomye kandi ntibabihakana wowe ibimenyetso wabonye mu bintu wabonye n'amaso yawe urumva fagitire zirahari fagitire z'ibyo bakonsomye buriya dore ukuntu ngemba mu gusesengura kwanjye buriya sinjya mpeze nguni ndeba imibare n'ibimenyetso no mu biganiro nkora n'ibyo nshingiraho no mu nkuru nkora kuri times.com buriya fagitire zirahari z'ibyo batishyuye ntabwo bazihakana icyo ni icya mbere bagomba kwishyura fagitire kuko ntabwo hoteli icuruza nanone ntiyishyure ntabwo bibaho bagomba kwishyura fagitire noneho bo serivisi bavuga bahawe mbi bakaba bakora ikindi kirego bakoresheje fagitire ariko ntabwo bizoroha ko babona ibimenyetso kubera ko nta kintu cyerekana ko bahawe amafunguro mabi nta muganga wapimye ibiryo bariye ngo yerekane ko biroze biri toxic nta muntu muri bo wagiye kwa muganga ufite impapuro kwa muganga zerekana ko yarwaye kubera amafunguro iminsi 3 bavuga bahamaze iyo baza kuba barahawe serivisi mbi bari kujya imbere y'iyo hoteli y'umubyeyi w'umugeni bakayibamo bagahita babivamo burundu bakabyihorera bakomplainze ari uko bahawe fagitire yo kwishyura bivuze ngo mu rukiko kwishyura bwo bizabaho bazishyura noneho nyuma bo nabo batanga ikirego cyerekana ko bahawe serivisi mbi none iyo serivisi mbi bayigeneremo ikiguzi hanyuma nabo nibatsinda bahabwe ibyo bazabasaba icyakora ku bandi rwabo biragoye kwerekana ko bahawe amafunguro mabi kwerekana ko bahawe serivisi mbi ibintu baterekanye ku gihe barimo aho hantu ahubwo bakaba bajya bagataha bagagenda batishyuye noneho bakazabigaragaza ari uko bahawe invoice yo kwishyura aho ngaho ni mekanisme zo kwanga kwishyura automatically ubu ngubu nibwo mugiye kuraba bimwe murangira ahora tubwira mu biganiro nakoresheje cyane nakoranye na murangira urabyibuka yatugaragaraje uburyo imbuga nkoranyambaga zishobora kuba ikibazo cyangwa zishobora gusenya kurenza uko zubaka abangaba ntibaba bagiye kuba victime zo gukoresha imbuga nkoranyambaga nabi cyane buriya nureba ibaruwa banditse abageni Bonete na Musamakwere harimo hano handitse ngo nimudakora ibi tubabwira tuzabasebya kandi muzangi ngo isura yanyu izangirika iteka ryose urumva n'ugukanyisha gusebanya ukoresheje abagukurikira ingaruka zizaboneka ibyo ngibyo barabyanditse mu nyandiko baruwa irahari ndayiguha irahari uze gukurikira ikiganiro cyo kuri kutabuzwe nakoze birimo ndayifite ibaruwa yabo basinyeho birimo rwose gukanyisha gusebanya ingaruka bazazibona byanze bikunze ariko nanone ikindi gisebo ni ukuba wakosoma ibintu ntubyishyure uvuga ko uri mu bakire cyangwa uvuga ko uri umuntu urenze nabyo kuri side y'umuntu ugufata nk'aho uri siri ntabwo uri siri ahubwo wowe wakabaye wishyura none ugakomplaininga bad service cyangwa poor service after wishyuye that's how umuntu uri honest akora nyine barapfuye hano haraga umuntu so mu nyumvire ariko baraje hariya numvishe Katia muri inshuti yanjye ntacyo mfa nawe ariko ejo wavuze bullshit wavuze no sense ejo Katia yavuze ubusa ndabwumva ndakareba Mutesi Jolly nta kibazo mfitanye nawe Mutesi Jolly warahurudutse mu bigambo uvuga ubusa ntabwo biba bintu agomba kuvuga wagomba kumenya the reality y'ukuri guhari n'ukuye turi kumwe urumva ibi bintu byo gukangisha social media mu ntabwo ari byo urumva niba agari byiza niba kubera iki kandi aba bangavu nibo mu minsi yashize bakomplaininga ko abanyamakuru ngo bakoresha ngo ntuza ngo social media ngo mukuburinga abantu
none wa doing the same shit. Fuck up. Ibintu ntabwo ari byo bro. Noneho kujya ku gikorwa mukajya mu bikorwa by'umuntu, mukajya mu bikorwa by'umuntu, mwarangiza mukaza nabonye Mutesi Jolly ari kwandika ubugoryi ngo mbe ngo nabakwiye ngo niba arabakwiye. That was bullshit. Wanditse ubusa. Urumva n'ibinyamakuru bita bisama. Genda uje kurongorwa n'umusaza wawe ureke kuvuga ubugoryi. So nabibonye ndumirwa. Urumva ntabwo ari byo. Nimuza kwitegereza ibingibi ntabwo bafite ukuntu ibingibi twarwanyaga kuva mbere. Abantu kuva kera ibingibi nibo abantu ba mbere bagaragaza ko social media zikora zidashobora gukoreshwa mu guharabika. None muri kuzikoresha mvuga ngo mwahawe service mbi. Njye namanje gukurikira bino bintu ejo nzamibwira abantu baravuga ati God Father dore ngaba ba K John baravuga ngo twishyuwe nande kwishyurwa. Ubu ntabwo kuri gushobora kugaragara ngo abantu bavuge ibiriho hatabaye kuzana izo conspiracy. Service my ass. Service bi gato. Bari abantu amafoto twabonye no kwishima ngo bafunze umutima ngo gahinda kenshi ngo bakenyereye ko gahinda ngo bakifoto umutima. Ifoto ntabwo ibesherega buriya, ariko ikindi serivisi mbi ushobora kuyihabwa, ariko noneho nawe ukaba wakompeninga mu buryo buri bw'ikinyabupfura cyangwa mu buryo bwo kugaragaza uburenganzira bwawe, ariko fagitire wakonsomye ntuvuge ngo nturi buyishyure nanone, cyangwa ukajya guhiga ibyo bya makeya kuko udashobora kwafodinga iby'amadolari 15. Urumva nanone biba ari ibintu bitari sawa cyane. Njyewe reka nze nkubwire ikintu kimwe, urumva ntabwo ngenzi kukwitendinga, urumva mani gukwitendinga ni ibintu bya fo buriya byatari, urumva byaragaragaraga ko abano bantu uhita wumva story ukayumva. This motherfuckers byabagaragaraga ko bari aho ngaho gusa just barashaka guplaying as victims kandi batarizo. Ubushobozi yagiye bari bukeya. Ubushobozi bwari bukeya ariko amafaranga ntabwo mu Rwanda ntabwo turagira abantu nk'abari abakozi ubukwe, ni bakeya cyane bashobora kwafurira kubukinga hoteli yose. Reka dutegereze inkiko muraka yacu ntabwo bro. Social media hari uburyo zikoramo, urumva ngaho ubwo mufite izo miliyoni zibakurikirana muzikoreshe zize murebe ngaho muzihamagare mujyane nazo muri RIB. Abantu mutazi social media izabakanda mpaka. Ntabwo ibi bintu sinzi murakangisha social media mufite abantu babakurikira. Utodi yuko abantu babakurikira, abo bantu babakurikira baragukurikira mpaka amageragere kandi ukagenda wenyine. Ugenda wenyine barabakurikira. Mujye tubaza ibintu tubimazemo kabiri. Baragukurikira bakagushorera bakugeza amagaragira bagasubira inyuma bagashaka kuri bakurikira. Niyo mpamvu njya mbita aba phantom people here, njye mbita amarobo. Aba bantu bacu badukurikira aragukurikira bakagusunika nkuko bakurikiye undi neza. Mufite abantu bakurikira kurusha fata ku mavuta. Baragukurikira bakakugeza ku muryango wa mageragere bagasubira inyuma bagashaka undi bakurikira. Uzarebe iyo bari kuvuga Jihad umushu bazamushishuza bamushushuze paka ku muryango wa mageragere. God Father bebe bansunike bangeze ku muryango bagaruke ntibazabura abandi. So we know you. Rero izanyira butisiga kuri hoteli ngaho. Rero mugire mwitabane nawe riba abo bantu muri kitegeko reba kandi ijisho kuba muri ba amasire ikwire ntago bingi biza gukora. So this is so fucking disgusting. Ubwo barafataye bahereza za nyirabutisiga ziraza za nyirambarara zo kuri social media zose uzi. Service mbi barabwanuka ndabareba ndafari kuri kababazi bro. Ejo narabivuze kuri space bari bampitanye. God Father uyu nguyu n'abantu nzi bari serious n'abantu nzi baraza bagacurira ye. Muracurira kuri umuntu ushaka kurimbura business y'umuntu. Ibi bintu ngewe nubwo umuntu ajya babwira ntimwumve bro. Pundati ibi ngibi mu bantu baranga babikubwire the same thing. Wowe bishyize muri details sibyo, ubiduhaye muri details nk'umunyamakuru, urumva nuko kumara ibintu nikora bebe ejo ni the same thing as nibyo nababwiye yesterday. Nicyo nababwiye yesterday I tell the same story. Izo details utanze ndazibabwira. Jihad akambwira ati iyo hoteli y'uwo muntu ninde, ariko hoteli irahari
kandi urukumva ibi ngibi ngiye ntabwo najya ntabwo ikibazo ntabwo ngiye najya kure kuvuga ko harimo n'akagambane k'uyu nyiri iyi hoteli ise w'uyu mwana niba ikibazo twe kureba hoteli na nyirayo turebe ibyabaye nuko byari gukemuka. None se hoteli na nyirayo biraza gufasha iki abantu? nta kintu biza gufasha abantu, ariko nabyo byabamo akagambane rega, ariko wajya uva ku bantu niba bakompeta guharabika erega niho ruzingiye. Ni gute mushobora guharabika abantu ese kubera ko batagiye muri hoteli ya basi bakayiberamo ubuntu kandi yari makeya, aho bavuga amafunguro nka makeya bari kuhafata bakaba ariho ntabwo hafite ifoto. Jye narakuruye business buriya giceri nacyo iranyubaka irakoze. Ubumva iyo baza kuvuga ko ari amake bari kujya, kuko iyi shotoro urabona ukuntu ikoze ukageranya n'iriya mugabo ntago zikoze kimwe, kuko iyo biza ntago ari impuhwe bashakaga naberega ishusho ryiza. Yes. Ngewe amakuru kandi barabibonye ishusho ryiza nyine. Ngewe ejo ayo urumva zya ni nka mechanisme de defense zo kugira bati turaza kugaruka. Hari ibindi bikorobero rero bakoreye muri la hoteli, we nabyo bizagaruka mu buryo bwa showbiz. Urumva bankubise ikibando ku munwa n'ubundi se bagiye muri detail. Ariko tugiye muri detail ibintu ngo abakobwa bakoreye kuri la hoteli ngo ni ibishitani. Aya makuru wayabonyemo ibintu wayavuga nk'umunyamakuru. Urumva ariko nabo kiraramo umuntu umwe ni gute ugishyiramo bangahe nabirega bura bagiye muri detail nabo bazasanga bari mugiye muri detail. Aba bakobwa baseba, niba cya muri detail bazaseba. Urukumva tugiye muri detail bazaseba. So ngewe nkimenya kumenya amakuru, ariko muri ikintu cyampfutse umuntu ejo. Urumva kumenya amakuru ku kibazo cyamaze. Ariko nanone shatu murarishake moteri nanone ntabwo hoteli imeze kuri yakabaye idafite moteri automatique yikoresha. Nanone ntabwo twabishima niba muri gukomplaininga kuri service mande zose. Mbeka nkubwira ikintu kimwe, service ry'ibura ry'umuriro w'amasaha 2 bingi turabishinja se hoteli cyangwa turabishinja Ewasa mwagiye mureka. Ariko umuntu arashoye none se izo ku buryo nta moteri bari bafite. Moteri yagize ikibazo cyangwa nta yari ihari? Mbwiza ukuri, moteri yari ihari cyangwa ni ntayo complete ayo masaha 2? Tugaruke gato yakankubaza ikintu kimwe wowe, siko bimeze? Reba bira bitara by'abakobwa, urebe abantu magana ngahe bacometse ntuza, bacometse amatelefone, ureba amamashini bari bafite, siko bimeze? Ureba amatara y'ibyumba yose ari kwaka hoteli yose. Tubyumvikane mu brother, mujye mukoresha uretse yaba impamvu abantu barana basilay queen amatara bakije amatelefone. Nibyo ndi kubikubwira nawe ushyire mu bwenge. Convention kitari yazi masubiramo inama mpuzamahanga. Convention ntabwo ishobora kubura umuriro. Ibyo byo ntago yaba ari impamvu. Ntabwo convention yabura umuriro, ntabwo izigera ibura umuriro. Ntabwo iyo mpamvu twayirengera, bagomba gushaka moteri ifite imbaraga nyinshi. Genda kuva kuri ibyo umpaye urugero rwa ntuza rwa convention ko uyu yijamo n'iryari wagiyemo umuriro ukagenda. Umuriro umaze kukugenderamo kangahe? Ariko mwagiye mbere y'uko nta rimwe nta n'irizigera ribaho, nta n'ibizigera bibaho. Ibyo ni amafuti kubura k'umuriro, bagomba gushaka moteri. Iki kiwerewere kivuga ngo bagira ngo barayishyuye. Ubu ngubu umva we tira niba ari TR ngo bagira ngo barakwishyuye. Ntabwo njya nk'umuntu wandika ubugoryi. Rukumva ongera wandika sana ari. Urumva nta muntu uza kwandika ubugoryi hano. Derice cira birarura. Urumva mu bintu mukora ntimukaze kwitubaza hano muri kuza kwandika ubwo bugoryi mwanjije mwe. No sense. Ngewe ntabwo ajya no bwa comment bwo muri bwa live buri mujya gutwa bagasuko na badekati. Do not ngo hanyoko nka kumboroka kujya gufungura indi account, kuko ntabwo waba utankurikirana ibishoboka mu nkunda kubi. So kaninyemo ziba ntukandika ubusa cucu cyangwa ngire nkuboroke utume kuvanga ugende. Banyishuye ibi bintu bifite dirty mind. Iyo ibintu bitarimo gutwika cyangwa guharabika ngo bishyuye umuntu banguze kagurwe buja
So komeza ratu musa nze sagara nakowa imbwa yahangaha itazi kwiheha ukabona igicucu cy'igikobwa uri aho ngaho uracyameretse ukaza kunyitunira ngo bangu ipu nuko nguko nejo byaba biri ku mpungeta ngo bamwishyuye kuki muba ku bintu byose babishyuye nta kuri kuzongera kubaho abantu babishyuwe none se ko ejo ntabwo nababwiraga ejo jihad hano ari kumwe ngo mubwire hotel izina iyo hotel ni yase w'umukobwa ni yase w'umuhungu mwari mu byagiye hangane mwari mumeze nk'imitubu ntuzari utuntu ntimwari muri ahangaha naracecetse ndavuga reka ngende gake sinshaka gushoza intambara ntabwo ngwire kuvuga so umunyamakuru ntavuyeyo no sense muranga banyishuye komeza rata mukunda kumva side z'ibyahiye ntago mushaka kumva the reality none se sunguye ni umunyamakuru ntababwira ko afite amafacteur n'ibindi byose cyangwa muragira ngo ndabazi ubwo ndamutse ngiye nkazana ama video ya abakobwa erega bafite ama snap basnappinga bagahereza abagenzi babo batagiyeyo byose turabifite uziko boherezaga ama viewers bari gucumatira muri byose turabifite viewers se ziracyakora viewers ntabwo zigikora my friend byose turabifite ariko ntabwo ngiye najya kubishira hari ibintu ntakira ku karubanda ngewe hari urebye byahabaye amadogi yariwe hari anakasa mutwe ntabwo ngiye nabishyira hanze sinshobora urumva sinkeneye gushyira ibintu by'abantu babibereye mu birori abantu bararyana I don't give a fuck, it's not my business. Ariko kubona ukuntu bitwaye hari abarangiza bakajya kuharabika nani hotel y'abandi ariko kababaza ikintu kimwe uzi kugenda imbere y'imbaga y'abantu ukagenda ugafata hotel yavunnye umuntu ari mu Bufaransa uramugaba bahehe ni umudokiteri mu Bufaransa aba mu Bufaransa umuntu afashe amafaranga umutima uranza asubiye mu gihugu aje gushora imari abantu babonye akazi hakaza slay queen zikaza hariya ngo nyashu mugiye kwica business y'umuntu muzabane itunze hariya muzabaha akazi tazaguharabika ntabwo ariko bikora mwatekereje ku bantu ira hotel ramutse buza abantu gafunga nyiri hotel ni uzarakara mutumvikanye kuri telefone cyangwa azahita ajya hotel mu kindi gihugu ira ni isura y'igihugu erega kwa dufite hotel nkiriya isura y'igihugu mu bukerarugendo hanyuma bakazana bakabwanuka ngiyewe nkimara okay iyo nsanga barabahaye service mbi nkabona amakuru avuga barakobwa bararenganijwe aya masamba ndi ku ruhande rw'abakobwa yarago nyafata side Godfather ariko si ejo nagiye gufesinga nagiye muri special mu 2000 nahamagara Meki ejo bundi mu gitondo mpamagara Meki namubwira ati Meki ushobora gukora space ivuga kuri ntuza kuri Marara arambwira ati si Marara w'ikigarasha namubwira ati no hotel Marara nta kintu na kimwe arambwira ati okay ntabwo ibyo bintu bizire kanze nshaka amakuru ndamubwira shaka amakuru ko ntabwo ndibona umwanya wo gukora space umutipa aragenda akora ninjiye muri space nkango sirimo abantu 2000 bro namubwiye ngo akore space ngende namaze kubona amakuru kare urukunyumva namaze kubona amakuru yose muri iyo hotel ndamuhama arambwira ngo agiye kubikora aragenda arabikora urumva jewe ntabwo narizi ko ari buze gufata side bro baragiye bafata side urumva baragiye bafata side bamaze gufata side ndazamuka ndavuga nti yego reka twadukobwa twari turimo never kill my idea. You can kill me, but you'll never kill my idea. Mine. Urimo kujya ibintu kubiraka umusa. So ejo ninjiye muri space abantu bose zanyira butisiga zose bya bigore bafite depression. Godfather, yeshu. Listen to me. Ngewe ntabwo njya gucaringa ikintu ntafitiye amakuru ari fact. Ndababwiza ukuri mwanteye amabuye ejo you will end up mubona ko aba bantu baje guharabika iyi hotel nawo ndamukunda ntabwo nshaka kujya ngo yisanye muri ibintu muri gafite ukuntu kajya gakwepa ibintu nk'ibi ngibi urumva so the thing is ibi bintu bizendinga up bano abantu bisanze mu gihombo urimo kumva kandi muzabireba